Nifurije umwaka mushya muhire u Rwanda n'Abanyarwanda. Iyo umwaka urangiye undi utangiye, dusubiza amaso inyuma, tukishimira ibyiza twagezeho, tukaniyemeza gutera indi ntambwe mu mwaka mushya. Ku giti cyanjye no mu izina ry'Abanyarwanda badahwema kunshyigikira mu nzira ya demokarasi nifuriza igihugu cyacu, ndabashimiye uko munkunda niko ndushaho gukunda igihugu, nkaba nemera gufatanya n'abakiyobora kugira ngo buri munyarwanda ahabwe ijambo. Hagezweho byinshi ntarondora, tubyishimire twese, dushime kandi n'abo tubikesha. Dore ariko bimwe mu bitaragerwaho, twasaba abatuyobora ko bazashyiramo ingufu muri uyu mwaka. Abanyarwanda batuye mu mahanga ntibariyumvamo neza ko Visit Rwanda ibareba mbere y'abandi bose, duhamagarira gusura no gushora imari mu Rwanda. Birakwiye ko inzira y'amahoro yanozwa neza, ubuhunzi bugacika burundu, imigenderanire y'abavukarwanda ikiyongera. Abahurira na bene wabo i Kampala cyangwa i Bujumbura bakikira Kigali, bakisanga i Kigali nta rwikekwe mu guhera uyu mwaka. Gukoresha kandi igihe biracyari ikibazo mu Rwanda, cyane cyane mu gutwara abantu no gutanga serivisi mu gihugu hose. Kubona abantu batonze imirongo miremire hirya no hino bategereje imodoka, nazo zirundiye ahantu runaka zitegereje abagenzi, twakwibaza niba igihe dukoresha mu Rwanda nta gaciro kigira. Abantu bose batanga serivisi kandi ugasanga abantu baraca imbere y'abaje imbere. Igihe kandi kirasuzugurirwa cyane mu bijyanye n'umurimo, abakozi ntibahemberwa igihe, abakozi kandi bakora amasaha atagira igipimo ku munsi. Uyu mwaka mushya ukwiye gusiga usukuye iyo mikorere. Ikindi kibazo ni uburezi bukomereye ababyeyi mu Rwanda n'ingorabahizi. Abana batangiye amashuri batazi niba umwaka bazawurangiza, abenshi bazirukanwa kenshi, abenshi bazayacikiza. Uburyo bwose rero bwo korohereza abana n'ababyeyi mu myigire n'imyishyurire y'amafaranga y'ishuri bukwiye gukoreshwa. Abayobozi b'ibigo by'amashuri bakisanisha n'ababyeyi aho kwisanisha n'abashoramari basinabyaye. Hari n'ibindi tuzagenda twibukiranya, ariko ibi ngibi tubigize umwihariko w'uyu mwaka yaba ari intambwe ikomeye. Aho rero umwaka mwiza kuri twese abanyapolitiki, abigenga n'abafite amashyaka babarizwamo, umwaka mwiza ku bayobozi bacu, umwaka mwiza ku Banyarwanda mwese n'inshuti z'u Rwanda mwese mukomere.